Murakoze cyane inshuti bavandimwe, twishimiye kubana namwe, tubaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi twafashe urugendo, twagiye kureba umubyeyi murimo mubona imbere muri kamera, yatangiza twibwira amazina yiwe ndetse n'umurimo akora. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Izina ryanje nitwa Orida Munezero, niyo mazina yanje, ariko rikuru rya papa nitwa Inagatoni, niyo mazina yanje. Umurimo nkora, ntabwo nagiriwe amahirwe yo kwiga, nabaye umuhinzi, mba umunyamasengesho, ndi umudiyakoni mu itorero. Iyo niyo mirimo nkora. Murakoze cyane. Murumva amaze kutwibwira amazina, ariko ari impamvu twaje kumushakisha kugira ngo tubashe kuganira nawe. Murabibona ukuntu yambaye, mwahita mwibwira aho yavukiye, murebye uburyo yambaye, murebye uburyo ameze neza, aberewe. Yavukiye i Murenge, ni naho yubakiye, yatangiye kubakira urugo. Uyu munsi rero tugiye kugenda mu rugendo rwiwe cyane. Turaza kuganira hejuru y'ibintu bibiri. Turaganira hejuru y'ububyutse, uburyo bakiriye ububyutse i Murenge. Ni umwe mu babyeyi bakuru, afite experience, afite ibyo yagiye amenya byinshi ku bijyanye n'ububyutse. Ndabizi neza kuko ahangaha muze kuhaturindira, hariho amakuru menshi, ndetse icyatumye tuza kumureba uyu munsi ari igitangaza Imana yamukoresheje. Igeze kunezerwa, umwuka aramufata, araguruka, yemera umwuka wera. Abantu bose b'abakristo turabasuhuje. Hanyuma rero uyu munsi twifuje kuza kuganira nawe ku bijyanye n'ubuzima bwawe, uburyo mwari mubayeho iwacu. Ubu ngubu turimo gushaka kumenya cyane, twebwe urubyiruko, kumenya icyagiye kiranga i Murenge. Wubatse ryari? Ubuzima bwawe bwahariya wabaye gute? Imana ibahe umugisha. Je tangira kuba umukristo cyangwa se kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanje, namwakiriye nagiye ahantu mu bukwe, kuko kera twazaga tuzina, tukabyina imbyino z'isi, ariko icyo gihe haza ububyutse buturuka ahantu bita Gakenke, bufitwe n'umugabo witwa Sira Murondanyi. Icyo gihe abantu niko bitwaga ngo ni abayumbe, n'ubundi n'ubu ngubu iwacu baracyarahari abayumbe. Noneho abayumbe icyo gihe abakristo baza mu bukwe, numva bakwitaga ingoma, bagakuta ingoma imitwe yombi ari abantu babiri, bararirimba. Baririmbye naje kuko nari umuntu ushobotse cyane, nakundaga ibintu byo kubyina, narabyinaga. Indirimbo bazaga bita ngo ni Cyihariza, nabyina. Abakecuru n'abasaza bakaza bampa udufaranga. Kera yari amafaranga, twari uduceri. Bampa agafaranga, bene akare ngo ni urufaranga, ngo ni amafaranga 2, nuko. Ariko numvise uwo munsi abakristo baririmbye, baravuga ngo ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo naze nawe. Ubwo naje nahise mva aho ngaho. Twari ko tubyinira mu Kigamba, twagira Kigamba twazaga tubyiniramo. Naje ndagenda ndapfukama, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ubwo naratashye. Papa yari umupagani, mama yari umupagani, bari bitirirwa ngo ni abanyagatolika b'abanyedini. Ubwo rero ndababwira nti njyewe uyu munsi nakijijwe, nabaye umuporositanti. Kera babitaga abahirika. Maze kubabwira barambwira ati oya, ntibishoboka ngo ube umuporositanti, ntibyashoboka, bireke. Ndabyanga. Ubwo mpera ko nkizwa mba umukristo. Noneho muri icyo gihe, maze kuba umukristo, icyo gihe nari nkowe nkiri mutoya cyane. Bazanye inka yo kunkwa, ndi mutoya cyane, mu myaka yanje. Ubwo twebwe abakera ntitwazaga tumenya imyaka, ukwezi kwazaga gushira twabona kurarenza tukagira ngo kurarangiye, ntitwari tuzi kubara amezi. Imyaka twazaga tuvuga ngo iyo uhinze ibigori bikera undi mwaka urashize. Nuko nituko twabigenzaga. Ariko iyo nka yari habyariye, bari bayizanye ari inyana, irahabyarira. Ubwo rero nari mfite data bukwe. Icyo gihe data bukwe arapfa.
data bukwe amaze gupfa. Ubwo rero nigira inama yo kuvuga ngo uyu mutware warunkoye ntakinjyanye. Ndavuga ngo ntakinjyanye, ndabyanga nje nkabyanga ubwanjye. Abandi basore bakaja gushaka nko kunterura ngo aribo banjyana, nani nshaka kubenga nkabwira papa ntoya sinkigiye mu rugo rw'umupfakazi, ntabwo nzajyayo. Nubwo rero icyo gihe naho barabimenya, maze gukizwa nkaja gusenga. Twabaga ahantu hitwa kuri Buyaga, kazamuka nkava kuri Buyaga ahantu bitaga ngo ni kwa Muhirirwa, nkavayo nkaza gusengera ahantu bitaga haja mu Gahwera, hari kwa Sira Semiteje, niyo wari umaze kugira agasengero. Ubwo akaba ariho ngenda gusengera, kagenda kuhasengera buri cyumweru. Kazamuka umusozi wa Buyaga bari bawuzi, kawurenga kikira muri Ruhemba, ngafata haja mu Gahwera, hari urusengero nkahasengera. Noneho iminsi nkingahe badata bukwe baraza, baza kuntegera ahantu ku Kivumu bitaga kwa Rwegeranye. Baranterura, banterura nkiri muto cyane, ahari nari mfite nk'imyaka 15 yo koko none niyo nari ndimwo. Kuko umwana wa kera ufite imyaka 15 nta bwenge yagiraga, yari ameze mbese nta kundi kuntu yatekerezaga. Kubera koko abana b'iki gihe umwana ari kugeza mu myaka nk'itanu, kubera yuko ari mu mashuri akaba afite ubwenge. Ariko umwana w'15 wa kera ubwenge bwari bwinshi cyane. Icyo gihe bamaze kunterura ndagenda ndicara ndatura. Ubwo nyine mba ndubatse, ariko nubaka ntubatse nanga, kavuga nti oya sinzaba mu rugo rw'umupfakazi, ntabwo naba ntafite data bukwe. Mpa kuhatura gusa nyine, ariko ndakomeza mbe umukristo. Ngakomeza nkaja gusenga, ngakomeza gusenga. Mukecuru mubona yatekaga akanyanga, yagateka inzoga z'akanyanga. Noneho akambwira ngo aho mufashe musekurire amamere. Natangira kuyasekura, kama ndwara umutwe neza nkenda guhwera. Ubwo mbibamwo gutyo, ariko ndakomeza ndasenga. Kabyuka mu gitondo ngasenga, natangira gusenga rero namafatwa n'imbaraga z'umwuka wera. Maze gufatwa n'imbaraga z'umwuka wera, bukeye umutware wanje akavuga ati uyu muntu aba hano mu nzu sinzi uko yabaye. Akagenda akabwira biwabo, atazabyuka mu gitondo sinzi ndi maze kuvuga. Bukeye naje ndamubwira nti ngwino tugende tuje gusenga, tujane nawe uje gusenga. Tujanye nawe ahita akizwa, umukristo. Mbese ninkanje wamubwirije ubutumwa rwose, nije wamubwirije ubutumwa, nije wamutumye umukristo. Ugomba ndakijijwe. Turatura, twabaga ahantu bazaga bita ngo ni mwirango ryo kwa Muheto. Mbese haja ku Kivumu. Turahatura haja kwa Abanyamiringa. Turahatura aho ngaho, turahatura ngo buke bakora igiterane ahantu bita mu Rugabano. Turagenda tuja ku mukutano, bavuze ngo tugiye kubatizwa. Turagera ngo tugiye kubatizwa. Tumaze kugerayo nuko turaririmba, abantu bararirimba. Icyo gihe hariho ubuzuse bwinshi, abantu barihanaga ibyaha, ukihana icyaha ukumva mbese icyaha ntikirimo kiranduka. Ubwo tuja ahantu mu Kigamba niko bakitaga. Turaririmba. Jewe ubwo ngubwo turi mu Kigamba, sinzi kubu ngubu ngereranyije nk'ubu, none hari nko mu masaa 3 z'ijoro. Ngiye kubona mbona kikintu kije nk'umutaka. Mbona kiranteruye, sinamenye ko nagenze naje. Naragurutse nk'uko nava ngaha baje kunsanga nkahariya kwa muganga ngereranyije. Abantu bose baravuga ati se wa muntu agiye he? Hari umugabo umwe wari watujanye ni data bukwe, yitwaga Amoni, ni se wangenda hayo. Aravuga ati abana nazanye umuntu agiye he? Baza bankurikiye, washike basanga nyine aho nicaye nuzuye umwuka wera. Nuzuye umwuka wera. Icyo gihe kuvugwa nijoro baje bamfashe banshira ahantu mu Rubunga, ndara nuzuye umwuka wera, nirwa nuzuye umwuka wera. Umukutano uraburarangira, taha nuzuye umwuka wera. Ubwo rero urugendo rwanje rw'agakiza guhera ubwo ngubwo mbo mukristo. Icyo gihe ntitwabatijwe, twaje kubatirizwa ahantu ngo ni Inganji.
niho twaje kubatirizwa kandi tubatirizwa rimwe na pasiteri nyine umutware wanje. Yego. Ubwo twakira agakiza ubwo ngubwo kugeza n'ubu turacara abakirisitu. Kuva nkijijwe nkaba umukirisitu ntabwo baranyigaho mu rusengero kandi ntabwo ndatengwa. Icyo nihamyaho kandi naje niyiziho. Cyakora ndi umunyantegeke sinavuga ngo ndakijijwe neza, ariko nzi kuko hamwe n'Imana nzangerageza. Icyo gihe n'ubu umukecuru twabanye icyo gihe twabanye mbese ari umupfakazi, nasanze afite abana 3, mbese umugabo yari yaramusigiye abyara abandi 2, bariya b'abapasiteri umwe uri hariya muri Kenya n'uyu uri hariya i Gahanga. Bariya nibo nije wabareze. Mbese n'ubu pasiteri w'i Gahanga azanyita yaya, n'ubu ndacari yaya wiwe, nanjye zamubwira ngo yaya. Ubwo rero nurwo rugero rw'agakiza kacu. Ico nababwira abantu b'iki gihe cyangwa se bo muri ingoma dufite, iyo nibutse icyo gihe, iyo ndebye agakiza k'iki gihe, nza mbona ari agakiza ka viziyo, nza mbona ari agakiza k'amajyambere, nza mbona ari agakiza mbese nyine ko gukurikira za senti. Kera twazaga tuvuza ingoma, tutavuza ingoma tugacuranga, tugakoma amashyi yacu kandi tukanezerwa. Ubwo rero urwo ni rwo rugendo rw'agakiza kanje. Nabandekeye aho ngaho kugira ngo nimba hari ibindi mumbaza navyo mubimbaze. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Turimo tuganira, hari ibiganiro byinshi wavuze, ariko hari ibyo twifuze kumenya noneho tubariza abantu cyane. Turagaruka hejuru y'ikintu, ukuntu umwuka wera yagufashe ukaguruka. Uburyo bwo kuguruka umwuka wera yagufashe, urumva mwari mu gitaramo, abandi bantu mwari kumwe ntibahise babitangarira cyangwa se ngo babe bareka icyo baza bakora. Byagenze gute? Tunyuriremo kuri makeya uburyo byagenze kugira ngo ubone imbaraga zo kuguruka. Byagenze gute? Imbaraga z'umwuka wera, umuntu yafatwa n'imbaraga z'umwuka wera, ukabona umucyo urakwakiye kuko turi hano muri aya matara. Ukabona umucyo urakwakiye, ukabona umwisha umunezero, ukumva imbaraga z'Imana zikumanutsemo. Ntabwo umuntu yamenyaga uko abaye. Nababwiye ngo kuvuga ngo njya kuguruka naje sinabimenye uko nagenze. Nagiye kubona gusa mbona umucyo uraje, mbona ikintu kimanutse nk'uko kumutaka, mbona nk'uko kaho kingiye ngo kiranterura. Ubwo rero aho naguye, uko nababwiye ngo aho naguye abo twari kumwe bibo barambonye, barankurikiye baza kumfata. Yego. Aho ngaho birumvikana ko ari imbaraga z'umwuka wera zo mu gihugu cyacu i Murenge. Hari ikindi tuza kugarukaho, iby'ukuri hari ahantu hari harahawe umugisha, n'ubu nyine urahari mu misozi y'Umurenge. Urumva ibyo ngibyo ni byakorewe. Abandi bantu mwasenganaga icyo gihe bazi ubwo buhamya ni bande? Cyangwa se abantu mwafatiwe rimwe, tuvuge byenda urugero bw'abantu mwakirijwe rimwe. Hari ukuntu nyine umuntu yagiraga abantu begerana bagataramana bagasengana. Abariya basaza tuzi bakoze amateka, ninde muntu ushobora kuba mwarabanye mu masengesho? Umuntu twabanye wanabihamya ntakibaho ni se wa Ngendahaye. Yego. Undi muntu icyo gihe twari kumwe ni umugore wa Mingaringari ngo ni Zere. Yego. Aracari mu gihugu cya Kongo. Aho abandi bantu twari kumwe ni umugabo nawe yitwaga yari umugabo w'Abanyakarama yitwaga Elisha Mutungo. Yego. Abo bose nibo twabanaga, twari abayumbi. Amen. Twari mbese igipe kimwe. Yego. Icyo gihe twarasenze, ari igihe kimwe twasenze turi mu cyumba cy'amasengesho, turi abakobwa 4. Turasenga twafasa amasengesho, dufata amasengesho tutazi mbese Imana idufatiramo. Amen. Tuyafata mbese ari kuwa mbere, tuyarangiza ku cyumweru tutarya. Imana ikadutegeka ngo nimuje hanze mwota akazuba, tukagenda. Igasuka ivuga ngo nimugaruke muje mu nzu. Icyo gihe Umurenge habaga ubuzutse buteye ubwoba. Imana yaravugaga, ukagira ngo none ikavuga ikintu ako kanya, ikagwisezerana ako kanya rigasohora ako kanya. Icyo gihe muri icyo cyumba cy'amasengesho twabayemo, icyo gihe Imana yatubwiriye byinshi. Imana nicyo gihe yatubwiye kuko intambara zizaba, amaraso azava, abantu bakicwa, abantu mbese imirambo ikaba ku musozi ntibona abayihamba. Yego. Icyo gihe hari ubuzutse cyane. Imana azaga ivuga ikintu
wagenda no mu nzira gutya ukamumva ijwi ry'Imana rirakubwiye. Yes. Ico gihe twagiraga ubuzutse cyane muri Kongo, hari ubuzutse haje kwandura ubunyine abantu nyine babaye abandi abantu bashatse gusa n'abandi, ariko kera imbaraga z'Imana zari zihari. Amen. Mpise numva ibyo Imana yavuganye namwe n'iki ubunyine wahumuriza Murenge gute. Ubunyine iwacu Murenge hariho ibintu byinshi birimo bihakorerwa, abantu bararira ababyeyi, ariko bitewe n'amasengesho mwasenze ico gihe hariho umuri Imana yatanze. Niki noneho ubwira Murenge uyu munsi? Ndabizi ari amasezerano Imana yatanze ko hazaba umujyi, abantu bagataha, abantu bakahabonera imigisha itandukanye, abantu bakagirira ubuzima bwiza, intambara zigashira. Uyu munsi nk'umunyamasengesho wasengeye muri iriya misozi, ihumure wahumuriza Murenge ni irihe? Urashobora kurivuga aka kanya, ariko hari n'ibindi Imana yababwiye ico gihe muri gusenga. Icyo gihe Imana yatubwiye byinshi bimwe ntashobora niyenda kuba nkibuka, ariko icyo naho muri Murenge abantu barahindutse, abantu bariyandurisha. Kandi burya abantu, ijambo ry'Imana riravuga ngo abasubira nyuma umutima w'Imana ntuzubishimira. Abantu basubiye inyuma bava mu byizerwa, bata umuco. Ijambo rya mbere ryahabaye ryatumye hari Imana irakara, ariko Imana izirakara kandi ariko ikigarura. Icyo nizeye cyo, nubwo Imana yararakariye biriya byose bikaba, ariko Imana izongera yigarure. Izongera yigarure. Murenge hasuye habi Murenge. Imana yibuka amasengesho abantu basengeye mu mazi. Imana yibuka amasengesho abantu basengeye mu mashyamba. Siko abantu bose banduye, siko abantu bose biyandurishije. Icyo nabahumurizaho, bakomeze basenga, Imana izakomeza ibatabare. Amasengesho twahasengeye ni ifumbire twahasize, n'ubu Imana izakomeza ibagirire neza, kandi Imana izigarura. Imana ihora yigarura buri gihe. Abantu barakosha ariko Imana ikigarura. Izigarura imurenge hongere habi Murenge. Amen. Imana ibaha umugisha. Ubuzima bwo kuntu wahinduye umutware wawe, Imana iguha umugisha. Twishimye cyane. Zenda abantu baraza no kugira amatsiko yo kumenya ikindi. Andi mateka numvise nuko umuririmbyi waririmbye cyane, n'abantu duhura cyane baza bavuga kuntu waririmbiye Imana, ugahimbaza ibiganza bya Ruhabiga bikagira ibikomere. Ikindi kintu byenda ni uburyo bwo gushaka. Wavuze ko washatse ufite imyaka 15, kandi ari ikintu wavuze yuko bari bagukoboye, wari ufite gukora ubukwe, ariko umaze gupfusha so ubukwe uhita wanga ngo ntugikoze ubukwe, baza nabo kuguterura. Ico gihe uwaguteruye iwe yarangana gute? Wari ufite imyaka 15, yarangana gutiwe. Ikindi kibazo, Imana ishimwe kubw'ubuzima bwawe bwagiye bumenya Imana, twabyishimiye cyane. Umubyeyi n'uyu munsi ndagira ngo muracari kumwe, uwo wari wasigaye yapfakamiye, ubu nyine afite imyaka ingahe? Bimeze gute? Imana niki yagiye ikora ku buzima bw'ibyo bintu? Bigereranyije umubyeyi si kanje ubu ngubu mfite imyaka 76. Noneho reba umukecuru kuri hariya, nenda namubarira nk'ijana, imyaka 100. Ariko muri ico gihe cyose ico nashimiraho Imana, nakomeje kumwihanganira. Namwihanganiye mu buzima bwanje bwose kugeza no kuri uyu munsi. Ibidege byose akora ndacamwihanganiye, kandi ico saba Imana no kizanshoboza, sinkamutange nzamuherekeze, ari uzambanziriza agende njewe ntaragenda. Ni gute wahinduye umugabo kugira ngo yizere Umwami Yesu? Ubu nyine akaba n'umupasiteri, mukaba mwarakoranye n'umurimo wo kuririmba, ndango mwararirimbanye. Kugira ngo mpindure umutware wanje, nakomeje kumwerera imbuto. Niwe urumva njewe nafite imyaka 15, ahari we yarafite imyaka 13. Yari mutoya cyane, yarafite imyaka 13, acambara urukweto rubene yataga yambara urukweto bene rwa gatofu, akaruhambira n'umugozi. Imbere ugasanga ariko rurararamye. No mukuja gukoshanya, bagiye kudukoshanyiriza, yagiye yambaye ikabutura. Urumva nawe yari muto cyane, ariko nyine ubwo ngubwo mpita muhindura, arakizwa. Tubabayumbe icyo gihe tuje inganji, tubabayumbe turakaririmba. Twararirimbaga tukagenda ku musitari, tukagenda tuvuga ubutumwa, tukamara icyumweru. Mbese twarasize mukecuru mu nzu. Ikindi kandi twatinze kubyara, ahari twamaze nk'imyaka 7 tutabyara.
ariko nyine dukorera Imana, turasenga Imana iza kuduha abana. Dufite abana 8 kandi nshimiye Imana, n'abana nabyaye nabo ni abakirisitu. Mbese Imana yangiriye neza, impa umugisha, impa abana bakijijwe, impa abana b'umugisha. Imana ishimwe cyane. Harimo abaririmbyi, Mwandike Jonas Bagaza, murabona indirimbo ziwe, ni umuririmbyi mwiza kubera ko impano y'umuzeyi wese ayitwara. Ariko aho ngaho hariho icyo ushobora guhumurizaho abantu ku bijanye n'abantu bafite abagabo badakijijwe, byenda abo bagira icyo babwira. Ikindi cyongeyeho kinansekeje cyane ni ukuntu washatswe ufite imyaka 15, ugushatse aba afite imyaka 13. Urumva niwe wari usa nkaho uri mukuru. Kiriya kintu cyo gushaka mukiri batoya ni ukubera iki mwabikoraga Imurenge impamvu bakoraga ibyo bintu, hari ubwo bakwaga n'inda bagashaka umuco, bakavuga ngo hariya muri uriya muryango, mbese tuvuge nko mu muryango ndoze nko mu muryango w'Abega cyangwa w'Abahima cyangwa w'iwacu mu Bagunga, bakavuga ngo hariya ni abantu bagira umuco mwiza. Bakama bareba ngo uriya muntu nubwo uzabyara umukobwa nzamujyana, bakaza bagakwinda. Bagamara gukwinda, Imana yakora ibitangaza, akabyara wa mukobwa nyine. Yamubyara paka bakamutegereza. Nawe afite umuhungu wavutse mbese uri nk'uko kwarema. Akamutegereza mpaka inki kororoka ikazaca wa mugeni. Niko byagendaga. Naho kugira ngo icyo nahumuriza abantu badafite abagabo, mbese no kuberera imbuto. No kwerera umugabo imbuto. Hari abenshi nyine babona abagabo uko bameze, ugasanga bafite umushiha, ariko muri jewe nta mushiha nagize ku mutware wanjye. Nakomeje kumwerera imbuto, mbese kugeza n'uyu munsi turacyari kumwe. Ese mumaranye imyaka ingahe? Imyaka hari tugeze none nk'imyaka nka 70 na. Ingo zirimo zitandukanye uyu munsi wazigiriye inama? Ingo zirimo zitandukana kuri uyu munsi. Nakubwira iki se, iki gihe ibintu byarahindutse. Ubu umuntu arabona umugabo asohotse yinjira agafata telefone, yamara gufata telefone akareba ngo se uyu ninde mwavuganye. Mbese nka hano mu Rwanda muri kubona abantu bari mu gutemana, umuntu akica umugabo cyangwa umugabo akica umugore ku mpamvu zo kuvuga ngo umugore yiriwe mu kazi, nashyira telefone hasi umugabo ayifate ngo se uyu mugabo mwavuganye ninde. Atangire kera avuga ati ubu ngubu bashaka kugukorera ibyamfurambe, atangire kera baramutemye. Ibyo nabagira inama ni ukwihangana. Niba ufite telefone yawe, menye yawe n'undi amenye yiwe. Imana ishimye. Imyaka 70 arimo akora umurimo w'Imana, ari umuyumbe. Murumva yuko agiriye n'inama abantu bubatse uburyo bagomba kwihangana, kwerera imbuto abagabo babo. Ni byiza cyane ko habaho kwihangana no kugira icyizere ku mugabo wawe. Uyu munsi rero ugiriye inama abantu bubatse, uri umuyumbe umaze imyaka 70 usenga buri munsi, n'uyu munsi uragenda gusenga ugatonda. Sinzi inama ushobora kugira abayumbe b'ubunyine utarabagira inama, niba turi mubona ishusho y'ikirumbe cy'ubu ngubu. Igishusho cy'ibumbe cy'uyu munsi, n'uyu munsi na mu gitondo twabivuzeho na muzehe. Ndamubwira nti ubu ngubu abantu bari ko barabyina ku muziki. Kera niko nababwira ngo twararirimbaga tugakoma amashyi, intoki zigaturika, nta senti yahabaga. Hari igihe kimwe Imana yigeze kutubwira ngo hazabaho igihe. Imana yagatubwira ikatubwira inzagihe, igihe kizaza. Imana icyo gihe iratubwira ngo hazabaho igihe muzaja mu matorero arimo amaradiyo. Amaradiyo neze za senti. Umukona umuntu bari kuja mu rusengero, senti yari igicuranga uko atararirimba ngo yumve indirimbo igiye kuririmbwa, cyara kamatangira agatangira kuzunguza, agatangira kwizunguza. Buryo umuntu azayizunguza wabanje kumva uburyohe bw'indirimbo yaririmbwe, ukumva uburyohe bw'indirimbo, ugakurura ubwiza bw'Imana. Naho ubu ngubu uyu mudiho sinawumenyaga nanje w'iki gihe. Hariho umudiho, turi muri viziyo basi. Tako nababwira agakiza k'ubu ngubu ni aka viziyo.
inama wabwira noneho bagenzi bawe b'abanyamasengesho muri uyu mwaka? Abanyamasengesho icyo nababwira ni ugukurura ubwiza bw'Imana, baze bapfukama banze basenge, bakurura ubwiza bw'Imana, baririmba indirimbo, bumva ijuru ko bumva indirimbo aho baririmba kuko ihamanye nuko bameze. N'indirimba ngo nagendaga mu nzira inyerera, impande zanje zose ari imyobo, Yesu ampa ukuboko kwe anyezeza yuko turi kumwe. Mvuga ngo yanyijeje yuko turi kumwe, mbe kuruye ubwiza bw'Imana. Amen. Iyo ndirimbo twoyiririmba ariko gatoya numvisha nziza. Sinzi nimba byenda ijwi rimeze gute, ariko n'ubundi uri umuririmbyi, tuyiririmbe gatoya kugira ngo tuze gusoza ikiganiro cacu. Tuzogaruka muri parti ya kabiri. Murabizi ni umuntu ufite amateka menshi y'ubuzima bwo kubaka. Murumva iyo myaka 15 na 13 yubatse urugo kugeza mu myaka 70, hariho urugendo rw'ubuzima bwo gukomeza abandi. Iyo ndirimbo sinzi ko twoyiririmbaho gatoya. Nagendaga mu nzira inyerera, impande zanje zose ari imyobo, maze Yesu ampa ukuboko kwe anyizeza yuko turi kumwe. Mwami wanje naguhwanya nde, ko ntawe muhwanye muri iyi si. Mwami shushanya nande se, kumbereye byose mucunguzi. Mwami Yesu naguhwanya nande, ko ntawe muhwanye muri iyi si. Mwami shushanya nande se, kumbereye byose mucunguzi. Nagezaho jya mu nzu y'Imana, amarira nyasuka imbere ye, ambwira ijambo rimpumuriza, ko nzaruhuka uyu mubabaro. Mwami Yesu naguhwanya nande, ko ntawe muhwanye muri iyi si. Mwami shushanya nande se, kumbereye byose mucunguzi. Mwami Yesu naguhwanya nande, ko ntawe muhwanye muri iyi si. Mwami shushanya nande se, kumbereye byose mucunguzi. Yes, Imana iguha umugisha. Murumva Imana yamuhamagaye mu buryo bwiza, yafashwe n'umwuka, araririmba agera aho araguruka. Ibyo ngibyo byarabaye, murabizi ari n'ibindi byabaye Murenge, ba Serende bahimbaza bakanyura mu bikuta, n'abandi bagabo bagiye baririmbira Imana bakanezerwa cyane. Uyu munsi rero twarimo tuganira hejuru ubujutse. Ubujutse ubwumva gute? Ubujutse ni iki kuri wewe? Ubujutse mu itorero, yego, kugira ubujutse mu itorero, icambere no kubanza ukumva ijambo ry'Imana. Yes. Ikindi kandi kugira ubujutse ni ukuba mufite urukundo. Yes. Abakristo bakagira urukundo, mukagira ubusabane, mukagira guhuza, mukagira imigenderano. Ikindi kandi ikizakizana ubujutse ni ukwihana ibyaha. Amen. Iyo mwihana ibyaha, kugira ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Iyo wihanye ibyaha, itorero iyo abantu bakiranutse mukihana ibyaha, mutareba naho mudafite ishyari, mudafite ibindi, ubujutse buzabuza mu itorero. Yes. Imana ibaha umugisha. Ubujutse rero murabwumvise. Asigaye turabashimira inshuti, abavandimwe. Ni Victor Official. Tuzagenda tubagezaho n'ibindi biganiro bitandukanye. Naje kugira ngo tubashe gufatikanya mu mbaraga zose dufite, mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kuganira, mu buryo bw'abantu bafite ubuhamya. Uyu munsi twabagereye kuri uyu muvyeyi, ariko ejo tuzabagerera no ku bandi. Sinzi ico utangamo nk'inama, ico utumvise neza, aracahari twomukugereraho kandi tukagira ico tumubaza. Ni ukuvuga ngo urugendo rwiwe ni rurerure. Uyu munsi Imana yamuhaye ubuzima bwiza, imuha abana bivuye mu mbaraga zo gusenga. Ndagushimiye wowe twabanye, ukurikirane witonze. Ibyo uzoshaka kutubaza uzandike muri commentaire. Turagushimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Yes.